A broken hearts like broken tries. You can get all back together. Still lost with broken pieces. Still lost with no pain. I loved you without a second thought. All I got was pain. I loved you with all the shattered pieces. All I got was pain. Now I'm Shali naho ugira amakuru yose yakujya ikintu wapfuye na Zabaka burakira hano. Nzakubwira turyamye no kwima kandi byumve nko kuteye. Turyamye wowe n'amakuru yawe. the best of me. Sharagenda narume. Agiye kuza kumbara tumugonge tureka tubone. Mwirengagize ko check. Turagufasha. Aso ni gute ushaka kwifata ukaza utatubwiye? Mwaza nababwiye ahubwo mwebwe mwe muri kimwe n'imihanda. No sengewe ko bari turi mu kaoko nayo ndi kumutembera. Bari kunembereza karitsiye. Nongeye ngo tugiye kwicara. Urebe ari abadoktor twakicara ku muhanda. Nese warugira haretse. None nahura na waruje mu rugo. Uvuye he? None amakuru tuyavugire ku muhanda. Nawe cyaza narume. Reka icyo cyari no kundimure. Oya si wavuze ngo twicare isi. Mbacara n'uyinyima. Ahubwo se hano hantu mana yibaze nano waye buce hano bakatubona. Aho muhuriye mpita mwicara mukavuga. No kubera umwana. nari mvuye harahepfiriye. A broken hearts like broken tries. You can get all back together. Still lost with broken pieces. Still lost with no pain. I loved you without a second thought. All I got. Sibuka muhungu. Shani daraka byuse. Kusitse ngubwira. I see Wa undi washo mushyashya muri Amerika. Uramuruka? Winzobe muremure. Usa nk'ufite umusatsi ukara. Yaje muri Ntabwo abukunda n'umuhungu wo muri korali. Nureze nakure undi ntago yabidukora. Nase jamde ni wavuye mu rugo urimo kuvuga ngo ufite gahunda ngo bakwandikiye message ndari kwandikiye. Umva ni wowe wari yinyandikisha. Kumureba hano hepfo utitonda. Urashaye me n'umukuno ndakana keza. Agapupe wowe. Ngatubwire kandi tubwire A a Z. Apanye byo kuyatubwira. Umva nyine yahamagaye ndi mu rugo nari nafite na gahunda yo kuguhamagara nkaza kukureba. Urambonye. Sasa ndata mutavuga inkuru. Nari mvuye hirya hano urabiza akantu ko kwicaramo karyoshye gahano. Niho nari mvuye nyine turi umva turuganira ambwira ukuntu ngo yankunze n'ibiki. We hung on it up so say now I'm fighting depression. Can't let it get the best of me. Ngomva sha ngo barakabye. None ari kubikora sheri. Fa kubusenga se wambwiye ngo urasenga. Ubwo nyine yasabona ari we modeni yasafa ari ngiye kambanze mfata aga snap kugira ngo iyi nkuru nge muranyikwiye. Ndere. Umva nzomenga shani. Sha umwana ari irye kuno yiri. Noze. Aha twakomeze. Iyi nkuru nza ino uzayishyira nyine yari kumbwira ukuntu yankunze nambwa nyine mu gihe mbitekerezaho nzagusubiza urabizi nabiro nakora naje ngo tubanze tuvuge niyo nzira ubunarindi mu bisose kutureba narinje kuba kukureba nyine ngo mbabwire ukuntu byagenze mu mbwire nimba nyine bishyushye cyangwa bikonje kandi naje kubareba kwemera no so mongo ni mwiza Sebastian Lyinda waramuzi ni mwiza nta kibazo ahubwo uri bambwira tuba twavuze menshi ngibagirwa kukubwira inkuru zikomeye bigize umuhungu urazirangira rimba barahumvana mu bahungu nawe nose namwe urazaje kugisha inama nyine ubwo wowe mu ahubwo wowe tatangira ukarikire mu mutwe bitewe no kuno muzi nanjye kabanze
Sako niyo baza batadusanga ngaha. Oya man, mbabizi rega naye muri cyane umutekano hano. Dusanze ko umugambi wabangiritse. Wapi? Kariya kana gashyashya kari hano. Numvisha ngo Lyinda ajya gutembereza ngo muri karitsiye ngano twabaga harya uzikaranga twimukiyasha. Hirya baro twabaga mu kizu cya Hatara ahubwo nyine amafaranga aza kwinsa zitose. Hano ngo baramanuka bageno none hehe no muri karitsiye zanyu kureba hariya. Surumva bagaruka n'ututaha ahubwo se cyo ndi kwibaza. Buriya wambwiye ngo wahuye na Lyinda mani birancanga. Cyagiye isa kubona. Cyagiye dutandukana. Ndimo kumanuka. Nabiswe mwese mwirukanka. Ange manigeze nk'ikigo ndabizi nazo nyine sitwacumusha ahubwo se cyo nibaza. Ntago yatubonye se narubya. Ntago yatubonye yari kuri phone. Sure. Sinzi ngo umuntu yaramakuru. Narubwo miniko ari kumwe n'abantu. Wapi? Ahubwo nyine story y'undi kuntu zagenze. Nje naraje nkimubona. Duherukana kera amakuru meze bite? ndaza kuryama itekereze nawe utekereze mbese mbahaye hano ndaza kwereka ifoto aramukwereka nyine yarimbaga muri korali mva rero nkubwire inkuru zikomeye aho maze ahorana isamu ahorane usa ndavuga cyane urakomeza agase ubana nande ahorana inkuru zose baba abantu bagira story abantu bagira story ku buryo natanategwa abana na mama we ariko mama yamba mbona ajya mbwa ati ari wamfasha ugaticeka se imvane uko nguko ambwa ati aso wowe wagira ngo twakubyarira ngaho dukora liste y'ibintu tujye kuganira tubwiye ngo ndabwiye nibi ngamunyumvira no tujye gupanga gahunda y'amagambo Shamana tuje mustize mukagora bakaba nakarubusha kwa ibintu giye kubwira sha biteye n'ubwo sha nakagora kwitizina tuje mukagora bakaba n'ubwambere ku muhanda nyine menyera n'ubwo buzima bwacu nahaye turabwire nyine umva nkubwire rero asuno ndahera se mere ku ya Innocente mere ku igihungu twahuwe uhura n'abangu bangaye ku munsi Lyinda Innocente yakoze iki era kwa Innocente reka mere ku Innocente n'undi niyo yabanje nabona mvuye hano haruguru nyine tu gusura umushiti wanjye vuba bahise yumva ko ari umwana ntabwo icyo kintu cyari kirenze ahubwo w'umwana uko wenda oya yaramakumbwira ngo dutaye ngo twanye ngo aratuzi none mpita se zamuve mujya mukina ahangaha natwe hantine bafite na gahunda yo kumbwira yo kunumira nkazakina nyine ahubwo ikigori ngo ni breeze se twakwirukanse twagera hariya kikata kimbeshya ngo ni ingaruke mu rego kiraje kumbe sinkamenye ko cyahamagaye akana kirazenguruka kiragenda hata cyuri minota 15 yagiye ko nambona baguye hano mu nzu n'umukobwa uzi fight bateje nari ndahari na karaka bebe gahari niba nabari abari bahari kabebe ko kanditegera kasutse kabebe mani kope yacu gize nzakora asa ko nabo kazabavamo none oya shabye bare ahubwo wowe ntabwo wenda twahita tukaguza wenda Innocente bazabyikorera banza mvese umubiri bateza induru hano akuburiza ikigori cy'umwana ni igicucu mana ahubwo gusa ni igicucu gusa kari n'ikigo akazo kamaze ngo bazubundi kono imaraga kuri rasta ubundi wakizenya muri giye mu gute gahanyumvira nyine base kuko baraburije mana yanashakaga nyine umuntu ugaragara nk'avuye hanze uhitamo kiri Bebe induru yateje hano basuze umunsi aza kumbwira ngo dire ukuntu imeze ubwoba yari afite ngira ngo n'umuntu wa rasta man ngira ngo n'umuntu w'umugabo agira bitse ko Lyinda twite cyahara bimbwiye ngo cyamuteye buriya rero njya ngira ubwayo ukazanakicunga akayikuramo nari ngiye kuza kureba igihe ngo wari wagiye mu bintu ngo by'akazi sinzi ni biki nyine wari wagiye mu ntago byose ubimbwira neza twagiye wagiye mu by'akazi nari nje kureba sha mfite ibikuraje mfite umunwa wabyimbye nje kureba mu bitaro na Innocente kuri gate shabo bwisi uri kureremba acwa kuguceka ukanceka se urabona nyende ikimuga gashinzira nsinze mwere umva mbwire muko ndakwiyamye ntago nzi sindye wanyu uyu na Innocente rero bajyana ipusi n'imbeba se gusa yaranyweye ingoto yabaje gutya raniga yajugunye nko muri metero hari Innocente ese wowe kunkandagira bite suko gufura bigora nda nyine nayo yaraje nyine ndamusuhuza nibite ahita sinibuka igitutsi yaraje heza yaraje iwanyu
no umutsi yaraje yaraje nyine nawabonye emewe Innocent waramubonye cyagiye nawe nagiye ntago namubonye ngiye hari ryari se nyine icyo gihe Linda ajya mu by'akazi wasanga cyagiye Linda ajya mu by'akazi Linda cyagiye agenge nese ndyama ntabwo nzi niba yaraje ntabwo ngeze yewe ndabizi ko namwisi igiye yinjiye mu gipangu antaye muri metero nkuko wakuvana nkuko wamusunika kwambana wanyu ukageza mu rugo Innocent iskune yanutse se unari kigori mane gigomo mbona kinguyeho n'umukobwa numva induru no bisoni zirangije numva induru muri Rwanda bagasanga nyine akije tugihorera ahubwo icyo nshaka tugana n'iki bibaye ngombwa ko ariya abwira barinda umuntu bahuye bateye ubwoba urishuwa ko nta kimenyetso na kimwe cyangwa yaba ataragufotoye cyangwa iki cyatuma Linda yatamenya ko ari wowe apana Linda ndavuga ariya niyo yabwira Linda oya kumubwira ntari ibintu undi ntabwo yatamenya ko ari wowe urishuwa ko nta n'ikimenyetso nta atigeze anagufata telefone se yarayifite mu ntoki uburyo yarayifite ni nkuko nanjye nawe afite telefone gutyo urabona ko akunda yagiye nshobora kuba ndi muzaniye kugenda nkahura n'umuntu nkamusura ubwo umuntu muhuriye ako kanya mukamubaza uko yitwa kugira ngo mumenyane aba yiteguye guhita gufotora mwana umaze kumutera ubwo ushaka kwigendera n'ibyo byarangiye agahindukira hasigaye gatitira iyo naramwitegereje uko ngenda narangiye kugira ngo ndebe ko atamfotoye cyangwa atakuriye isura yanjye nta muntu wishikoma gusa se bo bagarutse mwana kanya mana kandi ntabwo babagize ahubwo wowe yego ya mana ntabwo ari bumana bagiye ryari bagiye mu kanya mana yego buramuhamagaye nawe rwose kigenda ahubwo rero umuntu ukomanga ntabwo ari bumana ahubwo ariho nibyo byiza ikintu nuko yaba ari ingenzi gute se kandi noneho ari bo gute se ari bo mugana ariko reba mana ndabizi ntabwo ari bo humura abantu yaranutse nyine nanjye urabizi n'amahane no kwikaraga nkamwatumva yarankubise neza yaramfashe mu ijosi araniga aransunikana nka hariya ngo wagashinzwe ngo we nise mwapfaga iki njyewe nyine naramushuhuje nk'uko wahura n'umuntu ukamusuhuza arangije ahita nukantura umujinya ndamukurura mugarura hano kuko yaragiye kwinjira mu gipangu ndamuvugisha nyine nk'uko wavugisha umuntu bisanzwe ushaka wantura umujinya ngumva agakobwa ngo mbabarira ngo nutenge ngo kunkoroga n'ibiki shano urabizi nanjye ukuntu nanga umuntu nsumbuwa umujinya urazamutse turatangira gukozanya magambo yatewe n'iki kugira ngo abikubwire ibyo byose ari ikintu nyine cyamuprovokse njyewe ntabwo nigeze muprovoka nose ni yarambwiye ngo hengo wagakobwa ngo nari nkurwaye noneho kuza hariya mu rugo ni ikibazo yarambwiye ngo yarandwaye ngo n'ukuntu ngo nigeze ngo maneko maneko se wiki komuzanije we kumagari kurinde sister biteze bite ni mbwira uwo nshaka arimo ahubwo se bite byawe Linda so ntawe urambaza iki koko nigira ibibazo nifite nawe uze kuntera izindi stress rero se kandi bimeze bite rero sana hari umuntu izina hano uri mu iperereza se cyangwa mbwira uwo nshaka arimo cyangwa ashaka kwitwa neza we mbwira ntabwo uzi umusore uba ahangaha se ni abasore bawe bose basubitwa nde umva nitwa Nesa ntabwo mbi Kinyarwanda umva igishinwa iki ntose kuje babirakare n'ubu bigize nambara bita habaye mva ndabizi ngumva ngo we ngubetse nguzana ko se wowe na Innocent ego ko yaranyishe iyo haba mbabere uzabaze Zaba yaraje bona ukuntu antupye muri metero Zaba se yarabibona nawe yarabonye nyine kuki se Zaba ataba yarabibwiye Linda ahubwo nyine aho ngaho niho harimo ikibazo ukuntu Innocent namusize yinjiye mu gipangu ntago yahise ataha kandi Innocent yinjiye mu gipangu ntiyabimbwira ko yaje kundeba kambura Zaba ntiyabimbwira Eme ntiyamubonye njye sinamubonye gusa ndi mpamvu atabikubwiye niba yararwanye n'uyu nguyu wasanga yaragize umujinya akibagirwa nose kuntambira se ko yaje no kundeba kambura umva wa musore we ndabona uri kungora nitwa Nesa nta bindi hari ibintu bikeneye kumbaza
umusore urimo hano mufitanye ikibazo wumva ku buryo bigira ngo mana yanjye wimbaza byinshi wa muhungu ahubwo va mu nzira mpite ushaka watuza tukavugana wasanga n'uwo musore atakiri yoroshye none se iki cyakora akazi n'iki cyamuteye ikibazo ku buryo uvugana n'umuntu utanazi ukamenya ariko se muhu wowe uri mu iperereza aha ngaha ushaka wambwira kugira ngo usubize ariko uyu muhungu se yitwa nde ese bite ntabwo uzi umuntu uba aha ngaha se singiye gukubitwa nazi ibyo nzira gusa namufitanye gahunda ushobora naje aha ngaha ese wakinguye nkagenda namufitanye gahunda urabona naje nta gahunda mfite aha ngaha ahubwo nyine kuki atigeze amuha muri se muheruka kuvugana ryari shanze nta nubwo arenze ahubwo ko yaje i Kigali urumva nyemererwa kuvugana nawe ambwira ngo bagiye gusubira ku ivuko we na mama we nza kubona message zitubonetse nkubwira ngo ari message ntarafungura yanyerekeye kuri WhatsApp nyine ko hari n'ibyo by'akazi nari ndimo banuma amadosiye n'ibi amadokima n'ibiki sinaza nibagirwa nyine kumusubiza rero ngiye ukuntu byumva ndumva Innocente banza ashobora kuba hari nk'ikintu ashaka nose ni gute ashobora kukubona uje hariya mu Rwanda akagutuka urumva hatari imikino sikunuka gusa yaranirwa ngo yaranize nko kujya abona muri filime nyine umuntu ndumva binangaje ahubwo ndumva nazababuza nkamubaza ikintu mupfa ubwo byo byose ikintu dutanga ngo nigira ngo maneko uri kumva ngo yarandwaye ngo sikunambwiye yese ari kuramo ingofero n'agakapa bitaye nka hariya nk'umuntu neza uteguye urugamba ya mahane yiwe nyine ngumva ngo ushangu wagakobwa wiyikaraga ngo nari nkurwaye nose tuzamva ibyo ngibyo tubireke noneho nkubwira ibirenze kuri ibyo ngibyo ejo bundi mvuye kukureba nandwo nari mvuye no kureba icyo gihe mvi wanyu nese njya kureba umuntu wari ufite imiti ya mama bura naho nari ngiye mvuyeyo ni kwimanukira naciye muri nzira y'wanyu ko ariyo ya hafi ndi kwimanukira nitahiye mu bitana n'umuhungu sinari muzi arangije anyibarishwa mu rugo ndahamubwira mubazi wabo arahambwira n'ibiki A broken hearts like broken tries. You can get all back together. ni byiza nyir'urugo ari hehe wanga urugo ni njyewe ndi gushaka bizi ntabwo ndi gushaka wowe Brice turabana ari hehe ntaho hari ntabwo yari hano ariko iriya mbwa bite byayo igire kumburoka kuri WhatsApp igire ntandi kumuhamagara ahantu hose yamburotse ariko yabazo bari gukina nawe ubwo ngubwo bimeze bite se ikibazo ni ikihe byagenze ashobora kuba atazi ikipe ari gukina nayo ubu ngubu namushyira hanze ashobora kuba atanze ariko amabanga ye yose ubu ngubu nayashyira ku karubanda gutya amabanga ye nyine mubanga y'ibiki avuga iki arangije twari turi kuvugana nyine ubona amasura yose akeye hashize udusegonda duke mbona arahindutse amfata gutya wiseka kabiseka yashaka sase maze ashaka kuba afite ikibazo noneho burya agira na bifu nyine nawe nicyo kintu cye ari Innocente uwo muhungu twahuye shamwiseka yamfashe gutya ryakoze nayo nambaye afata gutya ikora utazansaba imbabazi z'ibi ngibi ubyumve kandi ubyiteho uranyumvisha neza sawa nakomba ntagize nawe nturishaje nose w'abantu bose mujyana umve ikibazo nyine kiri kuri uyu ntabwo uri kunca mu ijambo ntabwo uri kumva nyine wishaniye wiseka gakomeza amfata gutya aramfata nyine aramuza neza arambwira ngo wagakobwa ngo byaba byiza ngo ushatse akazi ngo ukareka ariko ubwo namubwiye yarambajije nari narutse yarambajije ngo uvuye he ndamwamvuye kwirebera umushyi wanjye utuye hano ruguru ntabwo byo kumubwira ahantu so wagararize biseri ahita ambwira ati ngo nyine mubwira ko ari wowe Lyinda numva iwanyu mwese arabazi numva za baramuzi ngo ko ari umugabo ngo wawe uwo muhungu nyine ngo se yitwa nde
ewe kizina yambwiye ntago nyibuka kubera ubwoba nari mfite ntago nakibuka uwo nawe se yakujije njyewe yawe ari kunziza nyine wowe ngo umaneko ngo mfite ngo nshatse ngo nashaka akazi ngo ni umukobwa ukiri mutoya ngo nkareka ibintu ngo nihaye sha yaraniza antera ubwoba uzwi nari magaze ameze nka stati none se nta kintu urimo kumvamo none se ayo makuru ufite nayahe umva yarambwiye ko ari umuhungu wabana gusa sinenzi ko ari nawe ikindi ikintu cyambaje kurushaho umukobwa babana nganjye nenzi ko akundana n'uwo muhungu babana gusa ikintu cyambaje cyane nasanze ari Brizi bakundana umva amabanga yanyu yose kuva kuri kamwe kugera yose ndayafite